Hi. Makuri means man. Ewa na biscuit za hatari. Bino means ibintu bimeze nabi man. Ewa nyine twaduplanga man. Mani ibintu bimeze nabi. Yakugenza man. Dore yamaranye n'igihe kinini. Okay. Kanegereze ndareba nyine tu. Sawa. Sinakubona kwabona kumenya kwiswe mama. Stress ni mutwe. Amafaranga nanjye wanakusubiza. Kawanyitina. Ibangi busy cyane hari tuma mfite ndimo ndakorana kuri my phone you see nturangurira n'icyayi ngo njye nkushyiramo imiyaga kandi reka nkubwire uri musaza wanjye nubaha iyi Kigali nutamfasha ngo no hanze ahangaho uzasohoke ndibikugore ntabwo bizavamo Kigali iragoye sister nawe urabona nyine ibintu bimeze nawe usomera nkubwire noneho ngufatire n'umwanzuro nkamufatira umwanzuro nutazajya umfasha imirimo ntabwo uzongera kujya nawe ujya hanze pura ya saa sita ikugore uzajya urya nuko mu rugo bahageze ikugore nibwo uzamenya ubwenge sister nawe nesha umutwe mani ubu bw'ingo yanjye igiye kuza ubu twe dufitanye gahunda ariko ubona ibyo uzabyigira kugeza ryari sister akaza kudufata neza mani oya zimya iyo miziki twumvikana ibyo uzabyigira kangahe ewana sister nawe sushona abana ba viziyo ba Kigali bagezweho wowe uracyari aho ngaho yavuze se uzayibasha utamfasha sister imirimo nabizi nawe n'iy'abakobwa byarahindutse ubu nagufatira umwanzuro utamfasha nawe uzajya ugorwa n'ipura ya saa sita birababaje kubona ugenda wiyemera hanze aha ngaha nta kintu ubashije okay it's alright kandi uzagaruka unsaba imbabazi do uza amafaranga nzaguca ariko sister wabonye kuri bansa ngenda cye mani ariko reba wowe umeze mani uracyara aho ngaho uretse mu bintu bya kera mani byo ntacyo bimaze ubwo se wayambaye ukarabye ariko mba ntabonye ujya muri dusha ni ugusohoka wiyemera by'aho ngaho gusa tuburire by'abasore biva muri Kigali sinabibasha cyokoze hanze aha ngaha nihamara kugukamura ndimo ndakugira inama ukanga ngo ni iby'abakobwa uzabibona sister mani komeza imirimo yawe mani n'inguge ngo yangiye kwazira mani kanyikomeza ariko Kigali izakugora Yola. Hi. Imeze bite mani kabisa. Sawa ukomeje kubura Sister wawe. yuri sister wanjye mani Sister imeze bite? Sister imeze neza bya. Imeze bite? wanarimo Sister unamukuza kabisa Mubona ari. kuba no byajya bwo kabisa. zorenge muzikura ariko sister waje umenye ubwenge yanjye ntabwo zamfata Sister bafite n'icyuro. ntabwo zamfata izorenge Amakuru meza. Fresh kabisa. Vuga na university. You need GH fresh. Ariko ufite bishike meze neza cyane. ajyaga mubwira ariko abenshi amazi ntabwo aba abyumva mani warangiye Deme kabisa. Uri umubiri kwa. Meze neza fresh.
urakeka misero fresh guys ko mubwiye niko mubonye ko kwisize kimwe mubera rugo ngemba nibereye mu mirimo cyane yona ko mudusukuma ariko ni fresh murugo na fresh kambareke nyine muganire fresh na rero tuzasubira urakeka kwerekeye Kikirawa kabisa. Uzi ko muri kumwe mu burizo tutakivuga ko nakazi kabaho. Wana nakora mana kuziba numiwe mana. Wana we yakuza ahantu hose nyine ubona ahantu hose ameze neza kwese. N'usoma no biziko mu Kigali twese turi kumwe ngo Wana nyine. Arava. Nagajya va mu rugo nkamutawura nyine ari muri ibi. Wana yigize nyine mu rugo tu. Mu rugo kabisa. Yanantanze mana. Ariko bayibere mu kazi n'abamurenganya. Ariko abakobwa n'ubundi akazi kaba ari sabo kabo. Ni ibintu byacu kandi asema. Fresh kabisa. Reka bisema. Okay. Fresh kabisa. Alo byagendaga mana. Fresh byagendaga mana. Wana usigaye urimo. Ndimo. Kabisa amafaranga yafite wafata amayikono misi ibintu bimeze nabi. Bimeze nabi gute? Sana narakubiswe umusomeri ni danje kabisa. Kigali n'umeze kudakoze cyane Kigali utarya amazi. Sibyagenze mana. Ugana mba nibereye ku muhigo n'iki n'abibona ko Wagira umafasi nani nkareba ku izindi gahunda si zimeze gute. Man nuri cyane man tujye gutaka mu kanya surprise man. Narimo. Ngo tujye muri show n'iki n'iki tujye gutwika. Subiza abanye Kigali. Izere katari bya bindi byawe. Oya njyewe mba mari fresh. Cyabajama nkawe ndabazi kabisa. Ariko cyane fresh. Ahubwo nuvuga ngo ni ko anafite agashoro n'iki n'iki. Okay. Tugataka none muri Kigali. Nkana wa style n'utukajemo. Fresh man. Ahubwo strategy rya. Wewe wambwira time kabisa nta kibazo man. Jeba ndi ready man. Ready. Uvuga ngo kanyona nka nyuma ya 5 minutes. Okay. 5 minutes okay. Ari biti tujye kukiba n'iki n'iki nacyo nigengo yacu n'iki n'iki urabiza abanya Kigali. Bisa nago bisa man nabisa. Aho yabitwaye cyose amafaranga z'abanya Kigali turayabuze. Turakora. Ngiba meze gutenyera cyane ariko. Nta kintu rero. Mari twe gutoka ku kintu mani ngo twirinde twe gutoka. Mani mwemera man. Cyambere nigengo. Ibyanje n'ibyawe n'ibintu fresh. Sarangwa ni samani kubaho ufite umuntu w'umucama nawe usize cyane. Yewe ibyanje byose ni ruzungu. Yaba kurya ni ruzungu. Samani jamani niyo mpamvu mwemera. Urasi ibintu byose ni cyangwa ni ruzungu. Nari bisemani. None bo tugende tsiro ko bimeze fresh. Tutakiri kwicyo cyane n'iki n'iki twigarukira n'iki n'iki fresh. Gukamfasha kwezi byo tugateka. Bisemani basabaza n'ibyo baba. Mani ni cyabaye jamani blague gusa nyine abayijokingira mani. Nawe sibyo wenda wari mu. Sigara fero. Bro. Imirimo yose njyaba ari nyuyikora. None uvuga ngo nago wakamugombye kumbwira ngo zibyo. Yaba bigeze bwo gukoropa tsigudu koropa yakoropa. Ariko nago kandi birago uvuga ngo zibyombo ni safari. Bro muri kuyungu nibyi. Banamufashije nakaba nagizago. Wamfashije sister nagari. Nimugenda ariko ndababaye. Sister reka mureke mani. Uzajya utaha nijoro nago nzajya mu cyumba. Kumva ndaze kugutera akantu mani. Ariko mani serious sister wani fresh kabisa. Oya genda. Wowe umura wetu kabisa suizi kwa kundi. Sister reka Nimari inama umujya. Reka ndaze kukuzana akantu kabisa. Naguca gute. Uzangarura sister. Uzangare mu tuntu sister. Za fresh. Basore ibintu nzabibasha koko. Ngaho imirimo yo mu rugo ngaho kumesa kinsigira n'inkweto zacyo ngo nzihanagure. Kanze ngiyorenge kwiryamira nanjye sinde buteke. Kiza cyicwa n'inzara cyumva gukora wenyine uburyo bimeze. Bamuhaye iki se abibaga. Kuba ntabyo natanze.
sisi mwana yagiye gihatuma ndabona mani ndabona ibingira iri kuza sibyo era zikira byatari ahubwo reka ngwereke tureba hano tuba tuhagaze gatoya tumutegereze ndaze twumve ibintu bishyashya Utsinde mani. abe nagatsinde mani nagatsinde mu mwana n'umuntu ikibazo tungiye tureka tumubwire tugire kureba ko neza amajwi nyine karakabari byavamo fresh ra Aliya se akurara nanga bisawa mani. Twareba hande tukatarara. mwereka tugeze wa muji wacu ugiye kuza Yo waji. nyine zamani Mani izo mbaraga zanyu zamuhura. Ya bro imeze bite? Gusa murareba ko nshaje kubara. umuntu aba ari mu mwana Mani yari mari Sawa. ubuze Gusa ntabwo mbuze undi ahari urareba miliyoni yanumye utuntu mvuye kudushoppinga reba ukuntu myambariye amashati mba nagize nadigaje nafunguye n'iki ariko ndabona muke zarenga yamfashe ni bisanzwe mani. uzi kuyabamera kubera ngo ugende wikorera ibintu hara ku muhanda kandi umusore wa Mani. none uvuga